ngo yadutuye ubusambanyi bwaduhetamishaga none tugenda twemye iyo ngo yadutuye ubujura bwaduhetamishaga none tugenda twemye abatuye i Yerusalemu n'abari i Yudeya cyangwa i Yudaya ngo bumva ijwi rye, bumva ijwi ryahamagara ngo yemwe nimuhunga umujinya w'Uwiteka ugiye kuzatera. Samusoni sera muje ati mwana wanjye hoya rongoroba mu bwoko bwawe, aranga. Nabonye Delila mwiza, mukobwa mwiza cyane, nukuri namukunze. Nakijijwe mbona abantu bajya gusenga mbere yuko binjira mu rusengero bakabanza bakatura. Ariko uyu munsi wasambana, wakwiba, waba waroze, kujya mu rusengero ntacyo bitwaye. Bigarure bya bihe twari dufite byo kubana n'Imana, bya bihe twahoranye byo kugendana na Kristo, bya bihe twahoranye byo gukizwa, bya bihe twahoranye byo kuzura Umwuka Wera, bya bihe twahoranye byo guhanura, bya bihe twahoranye byo kumvira Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kubatanzi natangira mbibwira, nitwa Turacyaraba Umukiza Innocent, ndi umugabo ndubatse, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Pentecote paruwasi ya Nyamasheke. Nkunda Imana, nkunda n'abantu bayo. Uyu munsi rero ndumva afite umunezero wo kuganira n'abantu bayo ku ijambo ryayo, kuko ni ibyishimo kuba twaramutse. Hari benshi uyu munsi batabashije kugirirwa ayo mahirwe yo kumvira ijambo, bamaze gukurwa mu mubiri. Hari abandi batagira ayo mahirwe, bakoze amagisita atandukanye, ubu bari mu bitaro hirya no hino ku isi. Ariko twebwe abateze amatwi uyu munsi dufite umugisha udasanzwe. Haleluya. Twihuse rero nshaka ko tuganira ku ijambo ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 3. Matayo ibice 3 ku murongo wa 4 niho turahera dusoma, turagenda tugeze kwa 12 kabariho tugeze. Butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice ni 3 duhere ku murongo wa 4. Haranditse ngo Yohana uwo yari yambaye umwambaro ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukaya benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwa bana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Nimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwiza ukuri yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku gishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Ngeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi. Ntibikwiriye no kumutwaza inkweto
niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. 12. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama we azawucanisha umuriro utazima. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nejejwe n'Imana mu mutima ko tuganira kwa aya magambo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Maze iminsi ntekereza ku mirimo ya Kristo Yesu, n'uburyo Yesu ari intwari, n'uburyo Yesu akora ibitangaza, n'uburyo Yesu aruhura abarushye. Yesu ni karuhura cyangwa si karuhura? Yesu ni karuhura cyangwa si karuhura? Haleluya. Amen. Yesu niwe karuhura w'abarushye bose. Muririmbye aririmba ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo ngo yadutuye ubusambanyi bwaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo ngo yadutuye ubujura bwaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo ngo yadutuye uburozi bwaduhetamishaga, none tugenda twemye. Iyo ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro. Iyo ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro. Iyo ngo yadutuye uburozi bwaduhetamishaga, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro. Iyo ngo yadutuye n'ubusinzi bwaturazaga mu kabari, none tugenda twemye. Iyo none tugenda twemye. Amen. None tugenda twemye. Iyo none tugenda twemye. Iyo none tugenda twemye. Haleluya. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, none ubu tugenda twemye. Dusomye amagambo avuga umugabo bita Yohana. Yohana uyu yavutse mu buryo butangaje. Ntabwo ndajya kurondogora ibigwi bye n'amateka ye, n'uburyo Imana yamuvuzeho, n'uburyo yavutse, n'uburyo yatwise Isaka bikiragi paka avutse. Ariko reka mvuge gato ku mirimo ye. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo Yohana ku murongo wa 4 ngo Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'intama bw'ingamiya, abukenyeje haleluya umushumi,
ibyo kurya bye byari ubuki bwitwa ubuhura. Abubu bo ntabwo babuzi, ariko abakera barabuzi. Hari ubwo mubuzi se? Murabuzi? Haleluya. Ubuhura hari ukuntu twajyaga dusanga twadusimba twabwo twarabwaritse, twarabushyize ahantu mu giti tukabukururamo, ukajya uduhekenya ari umuhondo buryoha cyane. Ngo nibyo kurya bye byari bimutunze. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo yaje ari integuza ya Kristo Yesu, nk'uko yari yarahanuwe ngo azaba ari integuza. Haleluya. Ngo aragenda ajya ahateganye na Yorodani, ngo arangurura ijwi rirenga. Hari ibindi bitabo bivuga kuri Yohana ngo ijwi rye ryajyaga avuga rigafata ibirometero 300. Bivuga ngo ari Nyamasheke, aravugaga uri Kigali akumva. Ibyo si igitangaza cya mbere? Uri Nyamasheke yaravugaga akarangurura uwi Kigali akumva. Ngo arangurira ijwi rirenga nk'uko Bibiliya imwita, ngo ni ijwi ry'urangururira mu butayu. Haleluya. Ngo akarangurura, ngo arangurura bangwa ni muhunga, umujinya w'Uwiteka ugiye kuzatera. Haleluya. Ngo abantu batuye hakurya ya Yorodani, uri kubyumva ukuntu hari kure? Hakurya ya Yorodani, n'abatuye i Yudeya cyangwa i Yudaya, n'abari i Yerusalemu. Haleluya. Abatuye i Yerusalemu n'abari i Yudeya cyangwa i Yudaya, ngo bumva ijwi rye, bumva ijwi ryahamagara ngo yemwe nimuhunga umujinya w'Uwiteka ugiye kuzatera. Ngo abantu bahuruswa no kureba uwo muntu. Haleluya. Ngo barahurura, ngo barasa, baza baje kureba Yohana. Ngo bageze ababwira kwihana ibyaha. Kugira gute? Mana muririmbye yararimbye aravuga ngo bigarure mana, bigarure, bigarure mana, bigarure ibyariwe n'inzike yo, bigarure mana, bigarure, bigarure, bigarure mana, bigarure, bigarure mana, bigarure ibyariwe n'inzike yo, bigarure mana, bigarure, bigarure, bigarure mana, bigarure, bigarure mana, bigarure ibyariwe n'inzike yo, bigarure mana, bigarure, bigarure ibihe byo gusenga, bigarure ibihe byo gukizwa, bigarure ibihe byo kubana n'Imana, ibyariwe n'inzige yo, bigarure mana, bigarure, bigarure, bigarure mana, bigarure, bigarure mana, bigarure ibyariwe n'inzige yo, bigarure mana, bigarure. Haleluya. Amen. Uyu muririmbyi araririmba ngo bigarure mana, bigarure ibyariwe n'inzige, bigarure bya bihe twari dufite byo kubana n'Imana, bya bihe twahoranye byo kugendana na Kristo, bya bihe twahoranye byo gukizwa, bya
kuzura umwuka wera, bya bihe twahoranye byo guhanura, bya bihe twahoranye byo kumvira umwuka wera, bigarure. Haleluya. Araririmba ngo bigarure. Yohana nawe abwiriza mu butayu, abwira abantu ibyo kwihana ibyaha. Arababwira ngo mwihane ibyaha, ubwami bw'Imana buri hafi. Ngo abantu barahurura, abayuda barahurura, ab'i Yerusalemu barahurura, abafarisayo baraza, abasadukayo baraza, ubwoko bwose bw'Abisiraheli buraza, buza kwihana ngo bubatizwe. Haleluya. Buza kwihana ngo bugire gute? Bubatizwe. Arangije arababwira ngo dore intorezo igezwe ku gishyitsi. Intorezo murayizi? Ishoka cyangwa indyabiti cyangwa imarabiti, buri wese abatuye arumva urwo rurimi. Indyabiti, imarabiti cyangwa ishoka. Aravuga ngo dore igezwe igishyitsi. Haleluya. Igezwe iki? Igishyitsi. Reka mbabwire ngo nababwiye uburyo nta kizabuza Yesu Kristo kuza, ariko intorezwa igeze iki? Igishyitsi. Haleluya. Ngo arababwira ngo mwihane ibyaha, nimutunganye inzira z'Uwiteka. Mw'iyi minsi kwihana byaranze, abantu gusengera ku byaha ntacyo bikivuze. Yanibuka kera nkikizwa nari mutoya, ariko nari mukuru mo gakeya kuko nari mfite imyaka y'ubusore. Nakijijwe mbona abantu bajya gusenga mbere yuko binjira mu rusengero bakabanza bakatura. Ariko uyu munsi wasambana, wakwiba, waba waroze, kujya mu rusengero ntacyo bitwaye. Bagiye mwarya jambo, wa muririmbyi aririmbye ngo bareke tugende ikivunge, bareke tugende, nitugera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bose niwo munyenga twagiyemo. Bareke tugende ikivunge, bareke tugende, nitugera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Reka mbabwire ingaruka za kugenda mu kivunge. Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa ngo bajya kugera mu gihugu cy'i Mowabu. N'Abamaleki ngo bababereye umusaraba cyane. Kubera iki? Ubwo Balamu yasabaga Balaki kumuvumira ubwoko, byaramunaniye ngo abasabire umugisha, amuha ibiguzi birananirana, ariko amugira inama yo kujyana n'Abisiraheli mu kivunge. Haleluya. Yo kujyana n'Abisiraheli he? Ngo afata beza bazi kwambara utuntu tubonerana, bazi kunyonga amabuno nk'aya yanjye, bakajya bagenda bari kuyarata mu Bisiraheli. Ngo abahungu b'Abisiraheli babareba ati ewana, zana voto mfite amabuno sha. Ngo batumuzwa n'ako kantu batangira ubusambanyi. Kubera bagiye hehe? Mu kivunge. Ngo Abisiraheli bakoresha ubukwe n'abandi babukoresheje, bakabatumira bagasangira inyama. Kugenda hehe? Ingaruka zo kugenda mu kivunge nuko ba bantu baje binjiye rwihishwa,
bakamura iki abandi. Nusoma inkuru za Samusoni, Samusoni sera muje ati mwana wanjye hoya rongoroba mu bwoko bwawe, aranga. Nabonye Delila mwiza, mukobwa mwiza cyane, nukuri namukunze. Yewe muntegeka inkwano yose mushaka ndayibaha, ariko mujyane. Yari umwizerwa, ariko atangiye kwemera kugira gute gutegekwa nabi kivunge cye arimo, ngo bamutegeka gushaka ibihanga 100, ibinyita 100. Umunsi umwe yarayabizanye. Nayibaza umukobwa wakowe amaraso. Delila yakowe amaraso, yakowe ibihanga by'abantu, nibyo yakowe, ngo arabizana. Ariko kuko Samusoni yari ari mu kivunge cy'Abafilisitiya, yego ari mu kivunge cy'Abafilisitiya, yari itandukanyije n'ubwoko bw'iwabo. Batangira kujya bamushimashima. Samusoni kutankunda, sheri ndagukunda. Samusoni kutanyemera, nukuri kw'Imana ndakwemera. Samusoni ko utanyereka urukundo rukwiriye, nukuri kw'Imana ndagukunda. Kibi cyo kugendana n'abantu mu kivunge mutaziranye, kosa rikomeye. Byarangiye bamunogoyemo amaso, ingaruka zo kugenda mu icyo kivunge. Wikwizera ko muzagenda ikivunge ukazaba intwari kuri Yorodani. Impamvu ya mbere, abamugendana ikivunge ni intumwa ya Satani. Uwo mugendana ikivunge ni ingabo ya Sekibi. Azagutegera kuri Yorodani. Nutasiga agahanga uzasiga akaguru, nutasiga akaguru azaguca akaboko, nutasiga akaboko azagutwara umutwe, nutasiga umutwe azaguca ibirenge. Kuri Yorodani aho ushaka ko muzagera, reka nkubwire ngo hari igihe utazahagera kubera cya kivunge. Haleluya, amen. Yohana abwira abantu ngo mwihane, mutunganye inzira z'Uwiteka, mwihane ibyaha mubabarirwe, nimutunganye inzira z'Uwiteka. Dore inyuma yanjye hagiye kuza undusha ubutware. Tugiye ku ijambo ryo gusoza umurongo wa 12, haravuga ngo azafata amasaka, ngo intara yazayigosoza. Azagira ati haleluya. Najyaga mbona iwacu bagosora nimugoroba nka 11 ari gice, mama ari kugosora, akagosora amasaka, akagosora ari guhuha, akagosora ari guhuha. Yarangiza amasaka akayashyira iruhande, rwa rukumbi rwavuyemo tukarutwika, tukazana ibigori tukotsamo. Yohana nawe aravuga ngo azafata intara yagosore nk'uko umuhinzi agosora amasaka ye, narangiza ngo amasaka ngo azayashyira mu kigega. Bari ku rukumbi ngo azarucanisha umuriro utazima. Bene tata, nshuti zanjye,
bavandimwe mutuye isi yose, reka mbabwire ngo mureke twiringire Kristo Yesu, kuko nutamwiringira uzahinduka urukumbi, nutamwizera uzahinduka urukumbi. Kwizera Yesu numwiringira, haleluya, tukihana ibyaha, kwihana ibyaha no kubabarirwa nibyo bidukwiriye twese. Kadusenga Imana. Uwiteka Nyiringabo, we Mana yacu y'ukuri n'ubugingo, turakwizeye ko ushobora byose, ngo bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen.